Aburahamu ikintu cya mbere Imana imubwira ko izamuha urubyaro, izamugira se kuruza w'amahanga, izamuha igihugu. Aburahamu akibyumva ikintu cya mbere yakoze yarabyemeye, ikindi arabyizera, ikindi arahaguruka arakora. Muribuka ahaguruka akava muri Uri y'Abakaludaya akagenda atazi agiye mu gihugu atazi. Iyo Imana ivuganye natwe iba ikeneye ko twizera, icyo ni kimwe, iba ikeneye ko dukora. Abantu bababeshya ngo Imana ubwivuze ngo uhita uryama ngo ugahunikira, oya. Iyo Imana yivuze uba ukwiriye guhaguruka ugakora. Hari abantu Imana yagiye ibwira igaha amasezerano, ikamubwira ko izamugira umucuruzi udasanzwe, yari afite udufaranga kuri konte, ako kanya agahita adufata akadusesagura, akaturya, akatumara, akahita aryama ati wawu, ati Imana yabivuze Imana ingiriye neza. Akagurisha amasambu ye, bati Imana ingiriye neza ntabwo nkivunitse. Akibwira ko bizava ahantu mu kirere, Imana igendera mu nzira. Ni urugendo rwo kwizera ruba rutangiye rukomeye. Ni urugendo, muribuka ibwira Abisirayeli bavana muri Egiputa ibasezeranya igihugu cy'i Kanani. Rwari urugendo rurerure, bahuyemo na byinshi. Urugendo ruva aho uri rukujyana rukakugeza mu masezerano y'Imana. Ni urugendo rurerure rusaba kwizera, rusaba gukora, rusaba guhaguruka, rusaba kuba maso. Iyo uryamye, iyo usinziriye, iyo utabagariye amasezerano, iyo utabaye maso, ni byinshi cyane bipfa.